Tubahaye ikaze hano ku isengesho ribohora. Mwese abakoze subscribe muri ab'agaciro, Imana ibahe umugisha. Namwe abatarayikora, Imana namwe ibagirire neza. Nawe ntugende udakanze subscribe, utayikoze cyangwa se sabone, kuko icyo bigufasha nuko igihe cyose tuje mu mwanya wo gusenga cyangwa se ijambo ry'Imana, ubibona ko twashyizeho ikiganiro cyangwa isengesho, bigatuma noneho tubana nawe mu buzima bwa buri munsi mu buryo bw'ijambo ry'Imana no mu buryo bwo gusenga. Iyo utakanze subscribe cyangwa sabone, bikugora kongera kutubona ahangaha kuri telefone yawe, birakugora, gusaba kugira ngo ujye gusacinga kandi kutubona bikaba byakugora. Rero Imana iguhe umugisha kuri wowe wishimira umwanya nk'uyu wo gusenga kandi ukanezezwa n'ibihe byo gusenga. Uwiteka aguhe umugisha kandi Uwiteka akugirire neza. Nk'uko rero nijoro twahoze tubivuga, umunsi watambutse twavuze yuko twebwe ubusanzwe tutazi gusenga uko bikwiye. Umwuka wera aba ari we udufasha akadusengera muri twebwe. Reka tubanze turarike umwuka wera aze abane natwe, adusengere, adukoreyemo. Izina rya Yesu Kristo atuyobore no mu isengesho ry'uno munsi ndetse no mu ijambo rikwiriye ubuzima bwacu bw'umwuka. Mwuka wera, twongeye kukurarika kano kanya. Ngwino wambara akanwa kanjye, ngwino wambara ijwi ryanjye, ngwino wambara umutima wanjye, ngwino twicire ubwenge bwanjye, wambara ubwenge bwanjye, ngwino wambara ibitekerezo byanjye, ngwino wambara amarangamutima yanjye, ngwino wambara amagambo yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera ntaba ari njyewe, ahubwo Yesu Kristo nk'uko wavuze yuko uzatuhereza umufasha ari umwuka wera, akenda ku byawe akaduha. Ndasaba kugira ngo umwuka wawe wera abe ari gukorera muri njye kano kanya, atuyoborere mu isengesho rikwiye ry'uno munsi mu izina rya Yesu Kristo, kandi atwigishe ijambo ry'uno munsi mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese uje hano kuri sengesho ribohora, nawe ndamusengeye Mwami kugira ngo umwuka wera mwambare, yambara umutima, yambara ibitekerezo, yambara ubwenge, yambara amarangamutima. Mwuka wera mwambare uyu muntu kugira ngo muyobore mu bihe byiza byo gusenga kandi umwumvishe ijambo ryawe uko bikwiye. Katika jina la Yesu, urabizi yuko Mwami Yesu Kristo utabasha kumva ibyawe igihe tutahawe umwuka wera ukorera mu mitima yacu. Urakoze kubw'umwuka wera wohereje kugira ngo akorere muri twe kandi atuyobore mu kuri kose, kuko waduhaye isezerano yuko naza uwo azatuyobora mu kuri kose. Urakoze kubw'umwuka wera utuyoboye mu isengesho ry'uno munsi no muri uyu munsi wa none. Mashimwe n'icyubahiro bikugarukire Mwami Yesu Kristo ibihe byose, iteka n'iteka. Ni mu izina ry'uwambwe agapfa kazuka rwe dusabye twiseye, amen. Tuje mu mwanya mwiza rero wo gusenga nk'uko twabivuze. Ejo twigishije ahashize, tunasenga twigishije tugaragaza ukuntu ubwami bw'umwijima bushobora gusinziriza umuntu cyangwa bugasinziriza ibimurimo. Tubona ko Satani ari umuhanga wo kuba yafata ibikurimo akabicwekeza, akabizimya cyangwa akabisinziriza. Ni ukuzimya, ushobora kuzimya ubwenge bwawe, ushobora kuzimya itabaza ryawe, ari bwo bwenge bukurimo cyangwa ari Imana yaguteretsemo, akaza akakizimya. Noneho cyangwa se akagira gute, akagisinziriza. Dusoma amagambo rero atwereka uburyo bwo gukanguka, adukangura ndetse akangura n'ibiturimo. Tubona yuko tugomba kuzajya dusengera twebwe nyirizina, wowe mwuka ugakanguka, ariko kandi ugasengera n'ikikurimo kugira ngo nacyo ubwacyo gikanguke. Ntabwo ugomba kwemera ko ikikurimo kizima. Bundi ubwami bw'umwijima ntibwifuza kugira ngo muri twebwe hagire icyiza kiduturukamo. Niyo bubonye ko hari icyiza kigiye kuduturukamo cyafasha abandi, burwana no kugira ngo kitagira aho kigomba kugera. Ndagusengera rero kugira ngo ikikurimo Imana ikigezaho kigomba kugera.
tuje rero mu munsi wa none wo gusenga, ariko isengesho tugiye gusenga byo turabanza dusome ijambo ry'Imana. Muri uku gusenga rero, mbere yuko dusenga, ndagira nkubwire ngo Imana dusenga ntiboneka mu buryo bw'amaso y'umubiri, na Satani turwana nawe ntaboneka mu buryo bw'amaso y'umubiri. Imyuka y'abadayimoni, imyuka y'abarozi, ndagira nkwibutse ko nayo itaboneka. Ibyo turwana nabyo ni ibitaboneka, ntibifite inyama n'umubiri n'amaraso. Bidusaba rero kwita ku bitaboneka cyane. Kwita ku bitaboneka rero bigusaba kudakoresha cyangwa se kutita cyane ku by'amaso y'umubiri akwereka, kuko kenshi iby'umubiri ukwereka ntibiba ari ukuri. Niyo mpamvu hano mu ijambo ry'Imana dusoma ano magambo. Hano mu ijambo ry'Imana hari amagambo hano dusoma adukwereka ko twebwe abizera tutareba kubiboneka. Niba turimo turasenga ducaha indwara, ducaha ibibazo ubona bikugarisha, wowe igihe dusenze ntukongere kubyitaho, igihe dusenze ntukongere kubirebaho. Iyo ubirebyeho Satani aragushuka akakumvisha yuko isengesho wasenze ntacyo ryakoze, agakinisha kwizera kwawe. Yakinisha kwizera kwawe bikarangira gutsinze muri iyo match, kuko ni umukinnyi mwiza uzi kuba yagukubita icenga. Ushobora gusenga ako kanya ikintu usengeye ntukibone, cyangwa se n'ejo ntukibone, ariko niba bivuze kuba wasenze ko nta kintu kiba kitabaye. Hari ikintu kiba cyabaye. Iyo dusenga ntabwo dukina mu mwuka. Iyo twatura tugasenya ibintu ntabwo tuba turi kuvuga ubusa, turakubita ntiduhusha. Rero wireba kubigaragara. Iyo urebye kubigaragara uratakara mu kwizera, wowe wisanga usigaye inyuma, Satani akaguherana. Dushobora gusenga twirukana indwara mu buzima bwawe, ukumva zoroshyemo gakeya. Icyo ni ikimenyetso. Icyo kimenyetso rero kigomba kukwereka ko nyine hari icyo Imana yakoze, ukizera ko wakize. Dushobora gusenga ukabona, hari n'igihe dushobora gusenga ukabona intambara irushijeho gukara. Rimwe na rimwe abantu dusengera ibitero bikabaho bikaba byinshi cyane, nuko usanga Satani aba bafiteho ubutware, hari amasezerano atigeze aseswa. Noneho rero Satani akavuga ati agiye kuducika, agiye kutuvaho, akagaba ibitero. Ariko igihe ubonye ibitero bibaye byinshi, ntabwo ugomba gucika intege. Ntuzigere utera ibitugu ababisha bawe, ntuzatere ibitugu abadayimoni cyangwa imyuka mibi, ntuzatera ibitugu ababisha bawe. Ni ukuvuga ngo rero iyo twasengaga mu gihe cyo gusenga, intambara wabona irushijeho kuba nyinshi wowe ukarekera gusenga, ni ukuvuga ngo uteye ibitugu ababisha bawe. Kandi ababisha bawe ko bateye ibitugu bo ntabwo barorera kugutera mu mwuka, ntabwo barorera kugufata, ntabwo barorera kukugirira nabi. Mu mwuka bagufataho bugwate, baragukujyana ugasanga ufashwe mpiri. Ntabwo ugomba kwemera gufatwa mpiri n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ibuka ko ijambo rivuga yuko mu bintu byose turushishwaho kunesherezwa n'uwadukunze. Kandi ijambo nanone rivuga ngo nshobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Muri Yesu Kristo byose birashoboka. Wireba kubiboneka rero, wireba ku by'ako kanya, reba ku bitari iby'ako kanya, reba ku bitaboneka, kuko iboneka ari iby'iteka ryose. Reka dusome ayo magambo, hanyuma amwe namwe wumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Abakorinto ba kabiri igice cya 4 n'umurongo wa 18 handitswe ngo natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka. Natwe ntitureba kubiboneka. Abakorinto ba kabiri igice cya 4 n'umurongo wa 18 niho turimo turasoma. Ariko wenda reka duhere ku murongo wa 16 niho uri bwumva aya magambo neza. Ngo nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza. Ntabwo ugomba gucogora kabone niyo waba wasenze ntubone ikintu.
no, n'ejo senga, wongere usenge. Narabivuze nti Kanani Yeriko bayizenguruka umunsi wa mbere nta cyabonetse, nta n'icyagaragaye. Ntabwo rero ugomba kumva ngo kuba usenze ntubonereze ako kanya ntibiba bivuze ko nta cyabaye. Noneho hari n'abantu usengera igihe wari urimo urabasengera bakabona ikimenyetso, akaba wasenganaga nawe umubiri wamuryaga akumva biroroshye. Icyo ni ikimenyetso kikwereka ko rero ryasengesho ari cyo ryakoze. Ni wizera n'ejo mukongera mugasenga, n'ejo mukongera mugasenga, uzabona ibitangaza by'Imana. Wibuke ko ijambo rivuga ngo ibimenyetso n'ibitangaza bizagendana n'abizera. Hari icyo ni ikimenyetso uba ubonye ko Imana yumvise gusenga. Igihe ubonye rezita ntoya gusa, niyo waba usenganye n'umukozi w'Imana ukabona hari ikintu gito kibaye ku mubiri wawe, menya ngo icyo ni ikimenyetso. Ukomeje gusengana nawe rero hari byinshi byakorwa ku buzima bwawe. Reka rero dusome ngo nicyo gituma tudacogora rero. None wowe sasa wabonye ikimenyetso, ariko kuko wifuzaga ngo bikorwe uko ubishaka ntibibaye, uhise ucika intege, ubonye ko amasengesho ntacyo avuze, ntacyo akoze, kandi wabonye ikimenyetso ubwacyo cyamaze gukwereka ko hari cyakozwe. Wakagombye gukurikirana ahubwo gato ukongera speed yo gusengana n'ungoma mwasenganye, ukabona rezilita cyangwa ukabona impinduka ntoya. Kuko haturuka bitoya hashobora guturuka n'ibinini. Hari abantu bajya bishuka nyine ikimenyetso, ubonye ikimenyetso nyuma y'aho ngaho ubuzi ngo igitangaza kigiye kuza. Iyo ijuru ryirabuye tukabona ibicu byirabuye, icyo ni ikimenyetso kikwereka ko imvura igiye kugwa cyangwa se ishobora kugwa. Noneho rero sasa umuntu aragusengeye, wumvise hari impinduka ntoya mu mubiri wawe mu byo mwirukanaga, icyo ni ikimenyetso kikwereka ko uwo muntu mukomeje gusengana, noneho sasa wazabona ibitangaza birenze. Ntabwo uba ugomba gucika intege rero, ahubwo uba ugomba kongeza umurego. Ngo nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Ubundi ugomba guharanira ko wowe w'imbere uba mushya buri munsi uko bukeye. Uko bukeye wowe w'uyu munsi ukaba utandukanye na wowe w'ejo. Igihe wowe w'uyu munsi ushobora kuba uri muzima, ejo ukaba wabaye ahubwo wasubiye inyuma, biba ari ikibazo. Haranira guhora ujya imbere wowe mu mwuka. Haranira guhora uba mushya wowe mu mwuka. Haranira guhora muri wowe wumva ufite umutima utunganye kandi wejejwe. Haranira kumva ko umutima wawe uri mw'imbaraga ziruta iz'umunsi watambutse. Wikwemera gucogozwa n'ibyo ucamo. Ijambo riravuze ngo niyo mpamvu tudacogora. Kuki wemera gucogozwa n'ibigeragezo? Kuki wemera gucogozwa n'ibitero bya Satani? Kuki wemera gucogozwa n'imbaraga z'iby'amaso yawe kwereka by'umubiri? Wikwemera gucogora rero ngo ahubwo rwana no kugira ngo wowe w'imbere uhinduke mushya uko bukeye. Noneho rero akavuga ngo kuko kubabazwa kwanjye cyangwa kwacu, kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Umva iby'iri jambo, kwa kubabazwa k'umubiri wawe, kwa kubabazwa ko imibereho yawe ucamo, ngo nuko ugihwayihwayi uko kwiyongeranya, nivuga ngo iyo kugenda kwiyongerana kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Kumbe mu ntambara ucamo no mu bikubabaza byose ucamo, muri ibyo ucamo bikubabaza, ngo bikuremera ubwiza bw'iteka. Hari ubwiza Imana ibirimo irubaka mu buzima bwawe. Hari ubwiza Imana ibirimo irubaka bwo mu mutima. Hari ubwiza Imana ibirimo irubaka bwo mu mwuka, ubw'amaso yawe atabona. Kandi ubwo bwiza nibwo Imana ishaka ngo burusheho gukomera muri wowe. Jambo rigakomeza rikavuga ngo natwe rero ntitureba kubiboneka. Kuki wareba kuri ibyo ngibyo amaso akwereka? Ijambo riravuze ngo ntitureba kubiboneka,
ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito. Ibyo ubona biba ari iby'igihe gito. Ntabwo ugomba kureba ubwo bukene ngo bukubuze gusenga, ngo uvuge ngo kuko bitagenze neza uhite uhagarika gusenga. Uvuge ngo uriya muntu buriya nta mavuta y'Imana afite, nta mbaraga afite, cyangwa se ntabwo Imana yumvise gusenga kwacu. No, ntitureba kubiboneka, kuko ibiboneka ari iby'akanya gato. Nuramuka urebye kubiboneka uraferinga wowe, kubera ko intambara uraba uyivanye mu mwuka uyizanye mu mubiri, kandi intambara urimo urarwana si y'umubiri ni y'umwuka. Mu mwuka rero ntitureba kubiboneka, mu mwuka tureba kubitaboneka. Mu mwuka niyo tubonye ibibazo mu buryo bw'umubiri, ntago ibyo tubitindaho, tumenya ko ari iby'akanya gato. Nta nubwo tubiha umwanya mu buzima bwacu. Iyo twasenze dukomeza gufokasinga imbere honyine, dukomeza gutumbira cya kindi dukurikiranye. Ni ukuvuga ngo rero mu mwuka usabwa kudakoresha aya maso y'umubiri, usabwa gukoresha amaso y'umwuka yonyine. Igihe urimo urarwana intambara z'umwuka, hari ibintu rero utagomba kwitaho. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo ibya kera ntimubyiteho, kuko ngiye kurema ikintu gishya. Ubwo rero wowe iyo uhora amaso yawe n'amatwi yawe n'umutima wawe bireba ibyahise, iby'umunsi watambutse ukabigarura muri uyu munsi, urasigara mu mwuka, urakwama mu mwuka. Ntabwo wagera ku bisubizo by'Imana, ntabwo wagera ku cy'Imana yakuvuzeho uhora ureba inyuma. Noneho iby'inyuma ibyahise ukabizana muri preza. No, utumbira inyuma, imbere. Utumbira imbere, ntabwo tureba inyuma, tureba imbere aho tujya. Noneho rero niyo mpamvu ijambo hano rivuze ngo ntabwo tureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko iboneka ari iby'igihe gito. Nuvuga ngo icyo kibazo ubona gihagaze imbere yawe ni icy'igihe gito. Igihe usenga wagira ubwoba igihe utari gusenga, wagira ubwoba igihe utabaye imbere y'Imana, ariko niba uri imbere y'Imana ibyo ubona ni iby'akanya gato wibitindaho. Ahubwo reba ku byo utabona. Ibyo utabona nibyo by'iteka ryose, ibyo nibyo dutumbira. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ndagusengera kugira ngo ibyo witagaho kano kanya ukabyitaho cyane, ndavuga iby'amaso yawe kwereka, bigatuma ucika intege, ntukongere kubyitaho. Ita ku cy'Imana ivugana nawe, ita ku ijambo ry'Imana. Shaka gukura kwawe ko mu mwuka, iyubake mu mwuka. Emera kubakika, emera kuba umuntu w'umwuka, emera gukorera mu mwuka. Twavuze ko mu mwuka dukorera mu bintu bitatu. Mu mwuka tukarebera mu bintu bitatu, tukayoborwa n'ibintu bitatu. Mu mwuka navuze ko tuyoborwa no kwizera, tukongera tukayoborwa n'umwuka wera, tukayoborwa n'ijambo ry'Imana. Ngibyo ibintu bitatu bituyobora mu isi y'umwuka. Ni umwuka wera, ni ukwizera, ni ijambo ry'Imana. Ni ibintu bitatu bituyobora. Kandi nanone iyo tugiye gukora dushaka kwapurika bimwe mu bintu runaka, niyo dushaka kugaba ibitero natwe, dushaka kwihimura, ushaka gukubita utwika umurozi, ushaka kwirukana umudayimoni no kuwica, nanone dukoresha ibyo bintu bitatu. Dukorera mu mwuka, tukayoborwa n'umwuka wera, tugasenya imbaraga z'umwanzi. Umwuka wera akabwira ngo senya iki, atura iki, atura gutya, vuga gutya. Umwuka wera akagenda twerekera, tugakora icyo, tukavuga icyo umwuka wera avuze ko tuvuga, tugatera ikombora aho umwuka wera adutungiye urutoki, tukohereza ijambo aho umwuka wera ashatse ko twohereza ijambo. Noneho sasa mu gihe ubwo kabiri, ibyo tuba dukora tuba tubikorera mu kwizera, ntabwo tubikorera muri logique. Ni mu kwizera. Mu kwizera tuba tuzi ko hari ibintu tuba turimo turakora, kandi hari ibintu birimo birakoreka.
Yes, noneho sasa nyuma yaho ngaho tukongera tugakorera mu ijambo ry'Imana. Rya jambo ry'Imana tukarikoresha nk'inkota, kuko n'ubundi byanditswe bitubwira yuko ijambo ry'Imana ari inkota isumba izindi nkota zose, kuko rifite ubugi buruta bw'izindi nkota zose. Niko ibyanditswe byarabivuga. Kandi ibyanditswe none ijambo rikavuga ngo ijambo ryanjye ni inyundo imenagura amabuye. Nuva mu isi y'umwuka rero niyo twatangiye gukora, dukorera mu ijambo, ntabwo dukorera mu marangamutima. Rero umuntu ukorera hanze y'ibyo bintu yisanga ari gukorera mu mubiri. Iyo ukoreye muri logique zawe, ubwo uba ukoreye mu mubiri. Niyo mpamvu udashobora kubona resultat z'isengesho uba wasenze, kuko uba warivanye mu mwuka, mu mwimerere waryo, ukaryerekeza mu mubiri, urijyana muri logique zawe. Nta isengesho ryo muri logique ntirikora. Isengesho ry'amarangamutima, amagambo yose uvuganya amarangamutima mu isi y'umwuka ntakora. Bisaba kugira ngo making sure ko ijambo rikuva mu kanwa rigendana n'ijambo ry'Imana, kandi riyobowe n'umwuka wera, kandi rihagaze mu ijambo, kandi noneho nawe nyiri kurivuga ukabuze ngo ndi kurivuga na kwizera. Yes, ukabuze ngo ndi kurivuga niki? Kwizera. Noneho rero sasa dusome dusoza kugira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga. Hano Abaheburayo mu gice cya 11 n'umurongo wa 3 wumvise ko twabwiye yuko tutagomba kuyoborwa n'ibyo tureba. None umvira ijambo rero ngo kwizera niko kutumenyesha kw'isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye biboneka bitaremwe mu bigaragara. Urumva ko hano ijambo rikwereka yuko ibiboneka ntabwo byigeze biremwa mu bigaragara. Nta kintu namba wabona kiboneka kigeze kiremwa mu bigaragara, byose byavuye mu bitagaragara. Ugomba gushyira ubwenge bwawe n'imbaraga zawe zose ukabyerekeza, umutima n'ubwenge ukabyerekeza mu kwizera, ukabyerekeza ku bitaboneka, ugasobanukirwa yuko icyo ngicyo ukeneye gifatika kiva mu bidafatika. Icyo ukeneye kigaragara kiva mu bitagaragara, kizava mu gusenga kwawe no mu kwizera kwawe. Wumvise ijambo mvuze? Icyo ukeneye kizava mu gusenga kwawe no mu kwizera kwawe. Noneho rero gusenga kwawe no kwizera kwawe ni kuzamo icyo Abaswahili bita kasoro, bikazamo agatokorwa, kuko Satani niya kurwanya, abanzi bayo bakurwanya bafokasinga kwizera ngo kwawe bagukubite hasi, bafokasinga bafokasinga wowe w'umwuka. Mbere yuko bataka umubiri baba babanje kukureba mu mwuka urinde. Ese koko ahagaze mu mavuta yo kwizera? Ese ibyo avuga bihagazemo? Ese amasengesho asengewe arihagazeho? Ese icyo yaturiweho yagikomeje? Ijambo riravuga ngo uwumva amagambo yanjye akayakomeza azamera nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Imvura yaraguye, imivu iratemba, wowe urasengerwa ntukomeze isengesho wasengewe. Uraturirwaho intsinzi ntuyikomeze ngo uyifate, ukibwira yuko ari ibintu biri buze kuba byakimaje. Bigusaba connection hagati y'usenga n'usengerwa. Hagomba kubaho connection imwe mugahuza. Iyo udahuje n'usengana nawe, uko nagusengera kose tutahuje mu mwuka, njyewe niba nizeye ko icyo natuye kibaye, nawe ugomba kwizera ko kibaye. Niba ntafite gucika intege ku bwawe, kubwo cya kindi twasengeye, kukiwe wacika intege ubonye kitabaye? Njye ubwanjye ntaracika intege ari njye twasenganye. Urumva rero bisaba ubwo bumwe bwo kwizera kugira ngo mubone resultat. Hari ikintu ushobora gusengera kano kanya kigahita gikoreka bitewe nuko gihwanye n'isaha y'Imana, gihwanye n'igihe cy'Imana.
ariko hari ikindi ushobora gusengera ntigikoreke kuko gifite igihe cyategekewe. Noneho igihe cyategekewe rero, igihe cyose nge nawe twasenga niyo twagipebutsa kandi gifite igihe cyategekewe ntago bikunda. Niyo mpamvu tutagomba gucika intege. Noneho sasa kiba gihari ni ugukomeza gusenga kuko tutazi igihe tugomba gutabarirwamo. Hari ibintu Imana igiduhisha. Imana igiduhisha igihe cyo gutabarirwamo kwacu. Yaduhishije igihe cyo gupfa, iduhisha igihe cyo gusubizwa, iguhisha igihe cyo gusubizwa kwawe, iguhisha umunsi wo gupfa kwawe, iguhisha umunsi wo gusubizwa kwawe, iguhisha n'umunsi Yesu azaziramo. None rero kuba tutazi igihe tugomba gusubirizwamo, niyo mpamvu tugomba gucika intege ngo turekure urutsinga rwo gusenga no kwizera. Imana iguha umugisha. Tugiye gusenga Imana rero, ndizera ko hari icyo wumvise kano kanya. Wumvise ko ijambo rikubwiye yuko ibiboneka bitavuye mu biboneka, ahubwo ibiboneka byavuye mu bitaboneka. Noneho sasa kuki wahora ureba ku biboneka kandi wumvise yuko ibiboneka bitavuye mu bitaboneka? Ndetse no kwizera kukaba kukumvisha ko ariko ibyo bintu bimeze, kuko ijambo ryavuze ngo kwizera kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Kwizera nicyo kukwemeza ko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Noneho ijambo ry'Imana ukumva ko ryananirwa kurema umugore wawe wifuza cyangwa umugabo wifuza, ukumva ko ijambo ry'Imana ryananirwa kurema akazi, kumva ko ijambo ry'Imana ryananirwa kurema ibyaremye isi, ryananirwa kurema business uzakora imyaka 20-30 wenda nyuma y'iyo ngiyo ukava mu mubiri ukazisubira mu ijuru. Kwizera kwa kugomba kuba guhamye mu izina rya Yesu Kristo. Kwizera kwa kugomba kukumbisha yuko gukira indwara ari ibintu toto, ari ibintu byoroshye, ari nko kunywa nk'amazi. Niyo twasenga kumva ntukize, ntukumve ngo ntukize. N'isi y'umwuka bari cyabaye. Reka nejo tongere dusenge, nejo tongere dusenge, nejo tongere dusenge kugeza igihe habonetse rezilita. Niyo mpamvu Abatesalonike ba mbere 5:17 bavuga ngo senga ubudasiba, kuko iyo ushizemo tamoro ukaruhukamo utuma Satani yongera kwiyubaka, utuma abadayimoni bongera kwisuganya, bakaza bakongera umurego muri mavirusi baguteretsemo, bakongera imbaraga mu myuka bagushyizemo. Noneho urugamba rukaba rurerure, nta guruhuka, nta gucogora. Ijambo ry'Imana navuga ngo abategereza Uwiteka niba bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagiza amababa yabo mu kirere, bazirukanka ubudacogora. Nta mpamvu yo gucogora. Uracika intege wowe, uracika intege. Satani atacika intege ku buzima bwawe. Uracika intege ukurwanya adacika intege. Ukurwanya ugomba kumurwanya mpaka acitse intege akakuva mu izina rya Yesu, kandi ufite kwizera no kudacogora mu mutima. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndasengera buri muntu wese turi kumwe hano mu kwisengesho ribohora mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Buri mwuka wose watera uyu muntu tubana hano kwisengesho ribohora, ukamwata kugambiriye kumuca intege, ukamwata kugambiriye kumucogoza, wa mwuka wari watatsuye umutima kugira ngo ucogoze, ndakuvima va ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakuvima mu izina rya Yesu Kristo. Ndakuvima mu izina rya Yesu Kristo. Wa mwuka we wari watatsuye umuntu muri uko kumucogoza, dore washakaga no kugira ngo musinzirize, umuhunikize. Mu basinziriye ntarimo, mu bahunikizwa ntarimo, mu bacogozwa ntarimo. Mucomoye mu marezo y'abacogozwa izina rya Yesu Kristo. Mucomoye mu marezo y'abacibwa intege, mucomoye mu marezo y'abasinzirizwa bagahunikizwa katika jina la Yesu wapfuye akazuka. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu, mwuka wose wancogoza ndawusenya ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Wakoresha umubiri nambaye ukagaba ibitero ku nyama n'amagufa byanjye kugira ngo ncogozwe, yewe mwuka urishuka mu bacogora sindimo mu izina rya Yesu Kristo. Mwacibwa intege sindimo mu izina rya Yesu. Mwacibwa intege nibyo numva ku mubiri sindimo mu izina rya Yesu Kristo. Atura wowe yuko mu bacogozwa nibyo bumva ku mubiri wabo utari
barimo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Je wa mwuka we washakaga kunca intege z'umutima, mu bacibwa intege nawe sindimo mu izina rya Yesu Kristo. Va ku buzima bwanjye, va ku buzima bwanjye, izina rya Yesu Kristo. Va ku mibereho yanjye, izina rya Yesu Kristo. Buri mwuka wose wanzenguruka ukangota iburyo n'ibumoso, ukandwanya uri hanze yanjye, wundi ukandwanya uri mu mubiri, ndakuvuma mu izina rya Yesu Kristo. Sohokera mu mubiri, vaho ndi mu izina rya Yesu Kristo. Sohokera mu mubiri, vaho ndi mu izina rya Yesu Kristo. Uba watumye kugira ngo unce intege, uncogoze, uri hanze y'umubiri wanjye, uraho ntuye, ndagusenya mu izina rya Yesu Kristo, ndakurimbura mu izina rya Yesu Kristo. Marayika w'Uwiteka kwirukane, marayika w'Uwiteka kugenze. Uba watumwe kugira ngo winjire mu mubiri wanjye, undwanye uri mu mubiri wanjye, ndagusohora mu mubiri wanjye, ndagutwika mu izina rya Yesu Kristo. Subira ikuzimu, subire kwa gutumye mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka. Ndagira nkubwire tugikomeza gusenga, ushobora kurwanwa n'umwuka uri mu mubiri wawe, ukaba ari uguca intege, cyangwa uri mu bitekerezo byawe, ukazajya ukwatakira mu bitekerezo byawe, ukaguca intege biciye mu byo utekereza, ukaguca intege biciye mu byo wakwerekesheje amaso yawe. Vuma umwuka mu izina rya Yesu Kristo uguca intege uciye mu bitekerezo. Je wa mwuka we unca intege uciye mu bitekerezo byanjye, vimwa mu izina rya Yesu Kristo, vimwa mu izina rya Yesu Kristo. Je wa mwuka we unca intege biciye mu mubiri, vumwa kwa jina Yesu, vumwa kwa jina Yesu. Wapfuye akazuka mpunga. Umwuka ushobora kukwataka uri mu nzu yawe aho ngaho, aho utuye, ukazajya ukwataka rwose unapfukamye uri gusenga, uri hejuru yawe. Umuntu akaza akaguhagarara hejuru udafite umuriro n'amaraso, akagukombata. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, mwuka wandwanya uri hano muri iyi nzu, uraho ntuye, uri hano mwami. Uyu mwuka mwami wampaye ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi. Mpagaze muri iryo jambo, nkwibise imbaraga z'umwanzi zandwanya ziri mu cyumba cyanjye, zandwanya ziri mu nzu yanjye, zina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Zandwanya ziri mu kintu icyo ari cyo cyose cyambaye umubiri, ndazivima kwa jina rya Yesu Kristo. Ndatura intsinzi yo kugera ku cyo Imana yamvuzeho, ndatura intsinzi yo kugera ku cyo ngambiriye kugeraho mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura intsinzi yo kwinjira mu masezerano y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura intsinzi yo kwinjira mu bisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura intsinzi yo kugera ku cyo Kristo amfitiye mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka. Reka tukikomeza gusenga, nkungura ubundi bwenge. Umwuka ushobora kukurwanya uri mu mwana w'umuntu, Satani akakwataka aciye mu muntu runaka, yaba uwo mubana cyangwa se uwo musengana cyangwa mu muryango. Satani akakurwanya atari muri wowe mu mubiri wawe, atari aho utuye, ahubwo ari mu muntu runaka. Reka rero dufate umwanya wo gusenga, twirukane dayimoni zakurwanya zituruka mu muntu wo hanze. Vuga ati mu izina rya Yesu Kristo, buri mwuka wose wandwanya uri mu mwana w'umuntu, izina rya Yesu Kristo, watumwe kundwanya, woherejwe kundwanya, umwagenti wa Satani mu buzima bwanjye, undwanya rwihishwa, undwanya mwami, ari ahantu ku bicaniro by'abadayimoni, ari ahantu ku bicaniro by'imizimu, ari ahantu ku bicaniro by'amajini. Izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uyu mwuka undwanya ndawutwika mu izina rya Yesu, mu bacibwa intege n'iyo myuka yose sindimo, kuko handitswe yuko abana inzovu bazagwa iburyo bwanjye, abandi ibihumbi bakagwa imbere yanjye, muguye imbere yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka. Zopetese kirahoria. Komeza usenge, komeza usenge, komeza usenge cyane. Rwanya abo bantu bakurwanya. Atura yuko uri umutsinzi, atura yuko batagomba kuza kwinjira mu by'Imana kuvuzeho, kwinjira mu masezerano. Atura yuko ibikurimo byose Satani yashatse gusinziriza, nta na kimwe kigomba gusinzira, byose bikangukiye icyarimwe. Imana yaguhaye
atura yuko zikangutse, atura yuko zigomba gukora zombi zigafatanya zigahurira hamwe ku kwinjiza mu byiza Imana yagukiza imbere mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ko buri mpano Data wo mu ijuru yampaye, buri butunzi bwose Mwuka Wera yampaye bundimo bugomba kunyinjiza mu by'Imana nteganyirije mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu sindeba kubiboneka, ndeba kubitaboneka, kuko ibyo biboneka ari by'akanya gato. Ubukene n'ubw'akanya gato, kriza ni akanya gato, katika jina ibi byose by'akanya gato byagaragaraga bivanyeho mu izina rya Yesu Kristo. Mvanyeho ubushomeri mu izina rya Yesu Kristo, mvanyeho ubukene mu izina rya Yesu Kristo, mvanyeho krize mu izina rya Yesu Kristo, mvanyeho igisuzuguro mu izina rya Yesu Kristo, mvanyeho abarozi bandwanyaga mu izina rya Yesu Kristo, mvanyeho ikintu cyose cy'akanya gato cyashakaga kunyitindaho ndakivanaho mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo Mwami ibitaboneka by'iteka ryose bize mu buzima bwanjye, ibitaboneka by'iteka ryose bize mu buzima bwanjye izina rya Yesu Kristo. Ibitagaragara biva mu bigaragara, ibitagaragara bizana ibigaragara bize mu buzima bwanjye, ibitagaragara bizana ibigaragara bize mu buzima bwanjye, bitaboneka bizana ibiboneka bize mu buzima bwanjye izina rya Yesu Kristo. Butunzi butagaragara buze mu buzima bwanjye, bw'umwanzi yari yananyibye ndamukurikirana ndabumunyaga mu izina rya Yesu Kristo. Nkaruye ubutunzi butagaragara bumpesha ubugaragara izina rya Yesu Kristo. Nkaruye ubutunzi butaboneka bumpesha uboneka izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, nkaruye imbaraga zitagaragariye amaso y'abantu izina rya Yesu Kristo. Zikubita ibigaragara, zivana ibitagaragara, zivana ibigaragara izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo. Hari imbaraga zitagaragara zambara umutima zikambara ubugingo bwawe zikaguhesha ibiboneka. Hamagara izo mbaraga mu izina rya Yesu. Hamagara izo mbaraga mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga z'Umwuka Wera, imbaraga z'ubumana, imbaraga zisumba byose zimpesha ibiboneka, imbaraga z'Imana ihoraho zikubita ibiboneka bindwanya, ibigaragara bindwanya. Mpamagaye izi mbaraga kugira ngo zuzure ubugingo bwanjye, zuzure umutima wanjye. Ndabona hari abantu Imana isutse mu imbaraga mu mutima, isutse mu imbaraga mu bugingo, imbaraga zitagaragara ariko zigiye gutsinda abagaragaraga babarwanyaga, zigatsinda n'ibitagaragara byabarwanyaga. Hari imbaraga zikujeho, hari imbaraga zikumanutseho, zakire mu izina rya Yesu. Ni imbaraga z'Umwuka Wera, ni imbaraga zisumba byose, ni imbaraga z'Umuremyi waremye ijuru n'isi, ni imbaraga z'Umwami Yesu Kristo wagucunguje amaraso ye. Zakire izi imbaraga, zakire izi imbaraga, acira imbaraga mu izina rya Yesu zituma udacogora, zituma udacika intege, zituma udasubira inyuma. Kwa jina acira imbaraga zituma udahunikira, zituma udasinzira mu buryo bw'umwuka. Katika jina acira imbaraga zigufasha guhorura amaso, acira imbaraga zikwinjiza mu masezerano, acira imbaraga zikubita abanzi bawe n'ababisha bawe mu isi y'umwuka. Winjire mu masezerano y'Imana yakuvuzeho. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, kandi Imana iguhica umutima wawe uyisabye kano kanya. Icyo watuye wizere kugihawe, ntwongere gushidikanya ukundi. Mu bacogora n'umacika intege wowe wikuremo. Urakoze rero kubana natwe. Yesu aguhe umugisha. Bwari ubwa mbere, ntugende udakanze sabone kugira ngo nejo tuzabane, cyangwa subscribe, cyangwa se buri munsi, kuko ni buri munsi hano twanyuzaho ijambo ry'Imana n'isengesho. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibane namwe, mugire ibihe byiza na hejo nanone mu isengesho. Shalom, shalom.